Inshuti mukurikiye Isango TV tubaha ikaze mu kiganiro cyacu Ibitabo N'Amateka. Tubifurije kandi umwaka mushya muhire mwese. Nizere ko umwaka warangiye neza mukaba mwaratangiye uyu mwaka wa 2024 mu mahoro. Nizere kandi ko tuzakomezanya kubana neza tugenda twungurana ibitekerezo, tugenda twungurana ubwenge mu kiganiro cyacu Ibitabo N'Amateka. Ibitabo N'Amateka ari ikiganiro cy'Isango TV, ngende Xavien BIZIMANA Nikora ari ku buhanga bwa kamera, naho Kirenga Fisi ari ku buhanga bw'ibyuma. Abasore nshimira cyane badufasha muri byinshi. Igitabo N'Amateka rero iki kiganiro tugishaka kubereka ko abanyarwanda bagomba kugira umuco wo gusoma ndetse umuco wo kwandika. Tugenda tuganira n'abanditsi ariko n'abandika ibitabo, n'abafasha kwandika ibitabo, kubera ko ushobora kuba ufite igitekerezo ukibwira ko kwandika igitabo ari ibintu bidashoboka, ari ibintu bigoye, ariko ukurikiranye kino kiganiro wasanga ari ibintu bigenda bishoboka rwose. Abantu benshi bagenda bandika ibitabo. Dukunda rero kugira umushyitsi akatuganira ku gitabo aba yarasohoye. N'uyu munsi turamufite, yitwa Emmanuel UWIMANA, ntabwo ari mushya muri izi studio. Asanzwe aza kutumurikira ibitabo bigiye bitandukanye. Uyu munsi aratwereka igitabo cyitwa Umurunga W'Urukundo. Umurunga W'Urukundo nicyo gitabo tuza kuganiraho, ariko hari n'byinshi yagiye atugezaho. Inzozi z'urukundo twakiganiriyeho hano, twaganiriye ku isano isumba iy'amaraso, tuganira no ku kiguzi cy'imbabazi. Arangiza neza ubuzima bwo mu muryango nabwo tuzabuganiraho. Hanyuma abafite abana bashaka kwigisha umuco wo gusoma nabo mu kanya turabereka icyo Emmanuel yabateganirije, icyo Emmanuel yabateguriye. Rero Uwimana Emmanuel, Emmy Sympa, uraho neza? Muraho neza. Umwaka mushya muhire Kuri twese. Twishimiye ko mubaye abambere muri iki kiganiro cyacu Ibitabo N'Amateka mu mwaka wa 2024. Nanjye ndabashimiye cyane kuba mwongeye kuntekerezaho kandi nkaba wa mbere. Uwimana rero Emmanuel waduhaye igitabo cyitwa Umurunga W'Urukundo. Ni igitabo gisa n'ikizingiye ku rukundo rwa Uwera na Rwema. Ni igitabo nimba abantu bakundana bitwa Uwera na Rwema bataza kugira ngo nibo wanditse. Ni igitabo kiba kiri mu ntekerezo z'umwanditsi, agendeye ku byo abona kandi agendeye ku butumwa ashaka gushyikiriza abamusoma, bataza kugira ngo wenda n'abantu nyabo wavuze mu maroma abamo ibyo bita fiction. Ni fiction. Yego. Wimana rero turagushimiye kandi tuguha ikaze. Murakoze cyane Xavien. Uyu munsi waduteganyirije iki? Uyu munsi rero nk'uko mu binsabye cyangwa mwabikomojeho, turaganira ku gitabo cyitwa Umurunga W'Urukundo. Ni igitabo nanditse mu 2020 nibwo cyanasohotse. Ni igitabo rero nateruye cyangwa se natekereje kwandika nyuma yo kureba amateka y'abantu batandukanye babaho hano ku isi. Abantu bakabaho bagakora ibikorwa byiza by'ubutwari, ariko nyuma y'igihe runaka bakitaba Imana, bya bikorwa byabo bikazibagirana nk'aho bitigeze bibaho. Hari abahanga bavuze yuko inyandiko cyangwa se ibintu byabayeho iyo byanditswe bibaho igihe n'igihe, nyamara iyo bihamye mu magambo gusa birahera cyangwa se biribagirana. Abafaransa bo babiciyemo umugani. Baravuze ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent. Rero nanjye njya kwandika narebye ibikorwa by'abantu benshi babayeho mu muryango nyarwanda, nashingiye ku mateka y'abantu babayeho hano, bagiye bakora ibikorwa byiza by'ubutwari, ariko nyuma y'igihe bakitaba Imana, wazaca ibunaka kumva umuntu ntavugwa. Nandika rero naravuze nti ibi bikorwa byiza by'ubutwari byagiye bikorwa n'abantu benshi bagiye batandukanye muri uyu muryango tubamo wa buri munsi, mbiture cyangwa se mbature kubyandika mu gitabo, kugira ngo bizabere urugero rwiza abatoya n'abandi bazabaho nyuma y'igihe n'igihe, kugira ngo bazajye bakomeza kwigira kuri aba bantu nise cyangwa nahaye amazina ya Rwema n'Uwera n'abandi bari mw'iyi nkuru, cyangwa n'abakoze ibikorwa bisa n'ibyabo, kugira ngo bitazibagirana
mbese bizajya bihora bibera abatoya urugero rwiza. iyi nzozi z'urukundo ni igitabo nacyo wanditse usanga wagira ngo gifitanye isano n'iki ngiki umurunga w'urukundo. Urebye yenda isano gifitanye nuko byose ari njye wabyanditse nk'umwanditsi, ariko urebye igitabo cy'inzozi z'urukundo cyo kivuga cyane ku nzira yo gukunda, siri tuguherekeza, ni nko guherekeza abantu, ni iki ngiki yavugaga inzozi z'urukundo, ni uguherekeza, nashakaga guherekeza abantu bashaka gukundana, kubereka ese ni gute wakwinjira mu rukundo, ni gute wavuga ijambo ndagukunda, ese inzozi ufite urumva wazazikabya gute, ese n'ibihe bibazo abantu bakundana bahura nabyo, ese uhuye nabyo wabikemura gute. Kuri iki ngiki cyo rero gisa naho ari inkuru ndende y'urukundo ivuga kuri aba bantu babiri, Uwera na Rwema. Narabaherekeje rero kuva mu bwana bwabo kurinda bagiye mu mashuri abanza, yisumbuye, babona akazi, barashakana, babaho, bitaba Imana. Rero urebye itandukaniro ry'iki ngiki cyo ntago ari Roma, yo ni uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ube mu rukundo, ni inyigisho. Ugira n'ikiguzi cy'imbabazi, icyo kiganiro, icyo gitabo wakituganiriyeho. Yego, ubushize ni nacyo twaganiriyeho, ikiguzi cy'imbabazi. Ni igitabo nacyo nanditse cyasohotse nacyo mu bihumbi 2021. Ni igitabo nanditse nyuma nacyo yo kureba amateka y'ubuzima bw'abantu baba mu muryango nyarwanda. Murantunga uyu munsi nagize ikibazo cyo kurwara, ijwi ntago rimeze neza, ariko turumvikana. Ni igitabo rero nanditse nyuma yo kureba amateka y'abantu batandukanye bo mu muryango nyarwanda, ni nawo nibandaho cyane, aho iyo uganiriye n'umuntu akubwira ubuzima yahuye nabwo, ucyumva inkuru ye kumva ubwoba n'imbeho mu nda, bati ibi bintu biramutse bimbayeho ngewe nabyifatamo gute. Nandika rero kino gitabo naravuze ngo mu buzima duhura n'abantu batugirira nabi, ariko tugahura n'abatugirira neza. Rero abantu, nihagira umuntu muhura akakugirira nabi cyangwa se nawe ukamugirira nabi, uzibuke yuko hari uwaza akagusaba imbabazi, hari uwo wazisaba, ariko none naragarukaga ngo ese uwo muntu ugusabye imbabazi cyangwa uzisabye ikiguzi cyabyo ni ikihe? Wowe usaba imbabazi cyangwa wowe ukomeretsa abandi, wowe ugiye gusaba imbabazi cyangwa usabwa imbabazi, wumva wowe ikiguzi cy'izo mbabazi cyabikiye. Ubushize rero mu biganiro twakigarutseho cyane, niyo mpamvu mashaka ko tugaruka mbere yo kugaruka ku murunga w'urukundo. Ni byiza ko tusa n'abasura gato cyane mu bitabo wanditse. Hari icyo uzatwereka mu minsi iri imbere, ibikomere byawe byanteye gukomera, icyo ntabwo tuza kukivugaho na gatoya, ariko ufite isano isumbiye amaraso, igitabo kinini gifite amabara atangaje. Yego, nacyo gifite ni iki ngiki, nicyo cyari kirimo iki watwibutsa. Iki gitabo rero nise isano isumbiye amaraso, ni igitabo natangiye kwandika mu bihumbi 2017, ariko nacyo kiza gusohoka mu bihumbi 2020. Ni igitabo nanditse nyuma yo kureba amateka y'abantu bagize umuryango nyarwanda, situ amateka y'abantu bakorewe jenoside cyangwa barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, ndetse nibanda cyane ku mibereho n'imibanire yabo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Abantu benshi, naravuga ngo abantu benshi bari mu muryango nyarwanda barakomeretse cyangwa barakomeretse, ndetse babana n'ibyo bikomere. Abenshi baba bumva ko kubaho nta kintu bimaze, bakumva ko icyiza ari uko bakwipfira. Umuntu yari afite famiye cyangwa se umuryango w'abantu barenga 50, bose barabishe barashira, asigara we wenyine. Umuntu yari afite ababyeyi barabica, yari afite abana. Nuko rero usanga aba bantu baheranywe n'ibyo bikomere, bahora bumva ko bameze nk'abantu bafungiraniye ahantu hamwe, bakirebaho, kandi koko ni birumvikana, ntago umuntu yakomereka ngo ahita akira umunsi umwe. Nandika rero narababwiraga ngo aba bantu dore ubuzima babayeho. Nabwiraga abantu, abana batoya bavutse nyuma ya jenoside, abantu batari bari mu Rwanda mu gihe cya jenoside, igihe yakorwaga, babwira nti dore ibintu byabaye, dore amahano yabaye mu Rwanda rwacu, dore abantu tubana nabo, abantu twigana, abantu dusengana, dore ibikomere bafite. Nyamuneka nimuhura ntuzamuhutaze, ahubwo uzamufashe gukomera no gukomeza ubuzima, kuko hari icyizere cyo kubaho. Iki gitabo rero nabwiraga abantu, reka tureme indi sano isumba
y'amaraso kugira ngo dufatanye kubaka umuryango nyarwanda. urakoze cyane. ni ibitabo nituye gusoza uruze kutubwira aho abantu bashobora kubisanga. hanyuma ntabwo wandikiye abantu bakuru gusa Emmanuel, wandikiye n'abana mu gatabo gato ariko keza cyane mu by'ukuri, kananditse mu buryo bworoshye kandi bwiza, kitwa Gaju ajya gusura nyirakuru. aka gatabo ko kari iki Emmanuel? Reka nze nereka abadukurikiye. Ni agatabo gatoya nagasohoye mu 2023 muri uno mwaka. Ni navuga uyu mwaka ushize, ntabwo ari uyu nguyu mwaka ushize. Nari nagiye ko twageze mu 2024. Kasohotse rero mu mpera z'uyu mwaka wa 2023 umwaka ushize. Ni agatabo rero nanditse, abantu benshi barambwira ati ko tubona wandika ibitabo by'abantu bakuru kandi ko hari n'abana bakeneye gusoma no gukundishwa gusoma, ubaziganyirije iki? Ni muri urwo rwego rero natekereje aba bana batoya baba bakeneye kubwirwa udukuru. Ku bantu bafite abana ngira ngo murabizi, n'abatabyibuka, kera iwacu mu cyaro, reka mbyite gutyo, cyangwa mu muryango habagaho abantu bakuru baciraga abana imigani migufiya, reka tuyite ko ari udukuru ku bubu ngubu ko ntibapfa kumva ngo ni imigani. Rero abana baryoherwa cyane no kumva udukuru tugufiya kandi turimo amasomo. Abarimo iki rero? Nandikaga agakuru rero, hari umwana muto witwa Gaju, yari yigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, abo wa mbere. Ariko mbere yo kuba uwa mbere, papa we yari yaramubwiye ati nuramuka ubaye uwa mbere nzaguhemba, kandi nzaguhemba no kujya gusura nyogokuru wari utuye kure y'ahantu bari batuye. Rero nk'uko bigaragara kuri ino shusho iri hano, uyu mwana yaje guhabwa uburenganzira cyangwa uruhushya rwo kujya gusura nyirakuru aherekejwe na mama we, ariko bageze mu nzira bahura n'ibyago, ibyo bari batwaye birameneka. Ariko inkuru irimo ni ndende, cyangwa se ntabwo ari ndende cyane, ni ngufiya, ariko ifasha umwana gufata mu mutwe, kwiga umuco, kwiga amatungo yo mu rugo, kwiga imirimo yo mu rugo, kwiga imibanire y'abagize umuryango n'aho batuye, kwiga amasano y'abantu, ndetse no gufasha umwana nawe kwiga kwikorera udukuru tugufiya, ku buryo mu gihe runaka nawe azajya yandika igitabo kingana gutya cyangwa igisumbye iki ngiki, kirakonta histoire ndetse kirimo ubwenge n'ubuhanga. Harimo no gushishikariza abana kwiga bakaba abahanga kubera uko guhembwa. Harimo no kujya kwa nyirakuru, birumvikana ko harimo n'ibihembo. Ni igitabo cyiza rero, ndarikira ababyeyi mu kigure rwose. Gaju ajya gusura nyirakuru mu kigure, hanyuma abana bagisome, bige umuco wo gusoma utangire hakiri kare. Mbere yuko tugaruka ku murunga w'urukundo, Emmanuel, nibaza impamvu ibitabo byawe byose inyuma ukoresha nagira ngo ni ifoto imwe, ikintu kimwe, ubikora ku bushake cyangwa n'ubunebwe bwo kweditinga? Oya, icyo impamvu nahisemo gukoresha ifoto imwe, reka nyite ko ari nk'ikirango cyanjye. Kuko burya hari igihe, yenda tuvuge nk'urugero Isango Star, umuntu ashobora kubona ikirango cyayo agahita yibwira ko icyo kiganiro kigiye gutambukaho cyangwa iyo shene yagezeho cyangwa aho hantu ibikorwa bigiye kuhakorerwa ari iby'Isango Star. Nanjye rero nahisemo kwifashisha ifoto imwe kugira ngo ntazajya mpindurira abakunzi banjye, abakunzi b'ibitabo byanjye, kugira ngo nakibona gisa na cya kindi nabonye hahandi, ni icya wa mwanditsi, ni wa wundi udahinduka, ahubwo atuzana ibindi bintu bishyashya. Rero nahisemo gukoresha ifoto imwe mu rwego imeze nk'aho nayita ngo ni ikirango cyanjye, kugira ngo umuntu wese uzajya ukigeraho, ugera ku gitabo cyanjye ahita avuga ati iki ni ikivindi imwe na cyana bya bindi. Nk'uko mubibona maze kwandika ibitabo ni 7. Rero nahisemo ko buri byose nzajya nkoresha ino foto umubonaho inyuma. Color Point General Printer RTD niyo yasohoye iki gitabo cyawe? Yego. Aha. Ubwo rero urakoze, uduciriye ku mayange ibijyanye n'ibitabo byawe, ibijyanye n'ubwanditsi bwawe. Noneho twinjire mu gitabo umurunga w'iminsi, umurunga w'urukundo, umurunga w'urukundo. Iki gitabo rero, igitabo gikubiyemo nyine nk'uko bitubwiye Uwera na Rwema. Utangira ubavuga gute? Uwera na Rwema ni bantu ki?
ni abana birumvikana babayeho bate murakoze cyane. Twinjiye mu gitabo, nibutse ko iki gitabo umurunga w'urukundo cyanditswe mu buryo navuga ngo ni fiction book, ni inkuru ndende y'urukundo. Rero ntangira kugira ngo hatagira nyine twabisubiremo, hatagira uvuga uti umuryango wacu mwawibasiye niba binahura nuko bihuye gusa ariko ikindi amazina arimo n'amazina y'ahantu n'ay'abantu nayo natiriye nk'umwanditsi, ntago ari amazina, ntago ari inkuru mpamo ngo mvuge ngo niyo nateruye, ahubwo ni inkuru idufasha kumva message cyangwa ubutumwa dushaka kugeza ku bakunzi bo gusoma no kwandika. Ntangira rero iki gitabo mvuga ko Uwera yari umwana w'umukobwa wavutse mu 1959. Nibutse abadukurikiye ko ni inkuru nahereye mu iyo myaka ya mbere, mu mwaka w'2000 ukandika inkuru y'umwana wavutse 59. Yego. No kugira ngo rero nterure ba bantu bari mu ino generation turimo mbasubize inyuma h'iyo myaka yose byabanyina n'abanyirakuru. Yego, n'abari bumve iyi nkuru biyumvemo aho hantu ku buryo nitugira inkuru turi buvuge utavuga ati ibyo bintu byabagaho muri icyo gihe cyo hambere byabagaho. Uyu mwaka uhisemo ukurikije iki? Uyu mwaka naho uhisemo nkurikije amateka yabaye muri iki gihugu cyacu ndetse na message cyangwa se ubutumwa nashaka gutanga. Ntangira rero uyu mwana w'umukobwa yavutse mu 1959 nk'uko nari mbivuze. Akivuka hashize amezi 2 nyina yahise yitaba Imana. Ise biramuyobera, yari afite abandi bana batoya, ahitamo gufata uwo mwana ajya kumurerera kwa nyirakuru cyangwa kwa nyina, niko navuga. Nyina ubyara se yari nyirakuru uyu mwana Uwera, araharererwa ariko hasanga nanone undi mwana w'umukobwa nahaye izina ryitwa Kayitesi, nawe nyina umubyara nawe yari yaritabye Imana. Uwo mwana wundi nawe afite amezi 3. Papa wari umwe? Papa wabo yari umwe. Umugabo ko yapfushaga abagore cyane, byari bikomeye cyane. Nibutse ko rero Uwera we yari ikinege iwabo, nyina nta wundi mwana yari yarigeze abyara. Rero amugejejeyo nyirakuru agerageza kumurera, yewe amushyira ku ibere nubwo bitari byoroshye kugira ngo umukecuru abone amashereka, bamuha inka izajya ikamirwa uwo mwana kugira ngo abashe gukura. Amurera neza, arakura, ndetse ku buryo babonaga uwo mwana atemba itoto. Naravuze ngo yari mutemba nshyushyu, yari mukobwa jana, yari munganya inka, yari afite amazina menshi y'itubyiniriro kubera ukuntu uwo mwana yasaga neza cyane. Rero inkuru yacu naho itangirira, ariko nkiri aha ngaha uyu mwana yahoranaga agahinda kuba atarazi nyina umubyara, kubera ko urumva umwana nyina yapfuye afite amezi 2. Kera amafoto muri icyo gihe 1959 nta dufoto twabagaho cyangwa bavuga ngo yasaga na mukuru we gusa. Hano abantu benshi ngo bajyaga bamureba maze kuba gakura bakamubwira ati sha uzi ko usa na nyoko, cyangwa se bakamubwira ati uzi ko wa mwana asa na nyirasenge w'ibunaka nako nyirarume w'ibunaka. Rero uwo mwana ku gahinda yaragakuranye, nubwo mu by'ukuri nyina nyirakuru yagerageje kumurera neza. Ku ruhande rumwe uyu mwana w'umukobwa witwa Uwera naho mutangirira. Ku rundi ruhande rero kuko iyi nkuru yacu ishamikiye ku bantu babiri cyane, nibo ba actrice cyangwa se acteur principal. Harimo nanone uwundi witwa Rwema. Uyu muhungu witwa Rwema rero we yari umuhungu wakuriye mu muryango byifashije, yari afite se na nyina, bakaba urugo rw'abakungu. Abakungu nimvuga abakungu ab'iki gihe bataza kwikanga, no kuvuga ngo ni abantu babaga bafite inka, bafite abagaragu, bahinga, bakeza, bagahunika ndetse bagasagurira amasoko. Uyu mwana w'umuhungu rero we yari yarerewe muri urwo rugo, arerwa neza, arakura, bamushyira mu ishuri, nawe ariga, ndetse arangiza yabonye impamyabushobozi mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye mu byerekeranye n'ubuvuzi bw'amatungo. Naho Uwera we yari yarize ibyerekeranye n'ubuganga, ariko yibanda cyane muri nutrition cyangwa se mu gufasha abana n'ababyeyi mu byerekeranye n'imirire n'imibereho myiza y'abana n'umuryango. Ku rundi ruhande rero hari uriya mukuru w'Uwera witwaga Kayitesi, nawe yari yarize ibyerekeranye n'iterambere ry'umuryango, ibyo twakwita sociale, aho nawe yaje kwiga ararangiza afite amanota meza,
ahangaruke yuko mu gihe cya kera harakanura intarutse ababyeyi benshi ntago bumvaga ko gushyira umwana w'umukobwa mu ishuri ari ngombwa. akora mukecuru yarabikoze. Ariko uyu mukecuru afatanyije na se w'aba bana yari yarabikoze, kubera ko ise w'aba bana nawe yari yaragiriwe ubuntu mw'icyo gihe cya kera, kuba yari yarigishijwe n'abamisiyoneri, amenya gusoma no kwandika, amenya n'agaciro k'ishuri. Bituma rero aba bana be nubwo bari imfubyi avuga ati nta wundi murage nzabaha uretse kujya mu ishuri. Aba bana rero nihuse barize neza koko, bahabwa ibyangombwa byose, bariga bararangiza babona n'akazi. Bamwe bajya muri minijiste nk'uko mbivuga mu nkuru, bamwe baje kubona akazi muri komine yari ibegereye, abandi muri komine bakoranaga bari baravukiyemo, abandi babona akazi muri minijiste nk'uko wabivuze y'icyo gihe, ndetse na serivisi agriforestiere, ibintu nk'ibyo ngibyo, serivisi agricole, byari ibigo byari bishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu cyaro n'iterambere ry'icyaro. Ni aho ngaho rero nkomeje rero kw'iyo nkuru, aho urukundo rwabo rutangirira ari naho abenshi ahari baba banyotewe. Uyu mwana w'umukobwa yaje kubona akazi ndetse ahabwa n'inshingano zo kuyobora ikigo, ariko ageze mw'aka kazi navuze yuko icyo gihe yarashinzwe nutrition cyangwa se ikigo mbonezamirire, bamugira umuyobozi wacyo. Aha rero yatangiye kujya yakira ababyeyi n'abana bari bafite ibibazo by'imirire mibi, ko iki gihe twakwita ngo igwingira, abana barwaye bwaki, abana batafashwe neza, ibintu nk'ibyo. Atangira rero kubitaho. Ahangaha niho navuze yuko yamenye urukundo rw'umubyeyi ku mwana kubera akazi yakoraga. Nk'uko dusubira inyuma tuvuga yuko yabaye imfubyi afite amezi 2, urumva ntigeze abona ko umwana akundana na nyina, ntigeze abona urukundo rw'umwana ku mubyeyi, nta nubwo yigeze abona urukundo umubyeyi akunda umwana. Rero uwo munsi ubwo yatangiraga kano kazi niho yatangiye kubibona neza. Aha rero mpita mvuga ngo yahise abona yuko noneho atakiri imfubyi, ahubwo yabaye umwana mu rugo. Aba bana yari abereye umuyobozi cyangwa yavuraga ahangaha, batangiye kujya bamuhamagara mama. Noneho ababyeyi nabo bakamuhamagara umukobwa wabo. Bitangira rero yavuze ati nabonye ababyeyi, nabonye abana, ubu noneho ndimo guteta. Atangira kwishima no kongera kumwenyurira ubuzima ugereranyije n'uko mbere yari abayeho igihe yari akiri muri wa muryango. Aha rero nanone yahavanye izindi nshuti, abantu bazaga bamugana yabakiraga neza, nta vangura, nta kubahutaza, bituma akundwa cyane. Bituma akundwa nanone n'abazaga bamugana, n'abo bakorana, ndetse n'abakoraga iruhande rwe. Abakorana bakamukunda kandi abayobora. Aha rero niho ngaragaza ko havuye urukundo rw'uwo nise Kayitare, wakunze uyu mukobwa Uwera, anamukoresha. Uwera yari amukuriye mu kazi, ariko Kayitare agira ipfunwe ryo kuzabwira Uwera yuko amukunda. Akomeza kubipfana mu mutima, araripfana, akora ibyo akora, ariko we ku mutima amukunda. Rero nyuma mu bantu baganaga aho ngaho hari uwo nise Rwema, nahereyeho kare mvuga, waje wa mwana we wari wararerewe mu muryango w'abakungu wifashije, w'abakungu bashobora kurya bakanasagurira amasoko. Yego. Uyu muhungu rero agikubita amaso Uwera, yabonye ukuntu ateye, ukuntu yareshyaga, ukuntu yasaga, ukuntu yari imfura atakwa n'abandi bantu. Aravuga ati uyu muntu atambereye umugore ntacyo naba nkora. Avuga ngo ni ukunyagwa zigahera. Aravuga ati nzakora uko nshoboye kose uyu muntu ambera umugore. Niho rero bwakeye kabiri yibaza ukuntu azamugezaho icyo cyifuzo cye, yandika akabaruwa gatoya twashyize mu iki gitabo, uzakibona azagisoma. Ngira ngo turagasoma ko. Turagasoma. Yego. Bantu uvuga uko yakanditse. Yaraye amajoro n'iminsi yibaza ukuntu azabwira Uwera uburyo yamukunze amusaba urukundo. Aravuga ati rero nta kundi ndi bubigenze, ngomba kumwandikira akabaruwa musaba urukundo. Nibutse ko iyi nkuru yacu, nongere nibutse abakiri batoya yuko iyi nkuru niyo mu 1959 twaharenze, ariko ubwo twageze nibuze nko muri za 80-70.
aha rero mw'iki gihe hari uwawe kwibaza ati kuki atafashe agatelefone ngo amuhamagare cyangwa amwandikira akamesaje kuri WhatsApp. Ntabwo icyo gihe ibyo bintu byabagaho. twandikaga akabaruwa agashyira mu ibahasha ifunze neza, yaba ari hafi ugatuma umwana akakamushyira, yaba ari kure ugashyira ku iposita, yaba ari atari kure cyane ugashyira kuri paruwasi, yazaza mu misa ya mbere akajya ku bukarani bwa paruwasi akajya ku bukarani bwa paruwasi, habaga ari ibirahuri akenshi bakamanikaho akarebera imbere y'ikirahure akabwira umukarani akakamuha. Ndumva nagusubijeyo neza neza. Tugiye rero kuri page 28. Page 28. Uragasoma cyangwa ngasoma? Uragasoma niwe. Uwera rero hari bakandika. Yego. Rwema rero yarateruye yandika akabaruwa kameze gutya kugira ngo badukurikiye nawe mukumve. Nibutse ko yasabaga urukundo Uwera. Yaramwandikiye ati mukundwa Uwera, uwo mpora ntekereza amanywa nijoro. Wowe wantwaye ibitekerezo by'ibihe byose. Wowe watumye ntekereza ko hari icyo twageraho turi kumwe. Emero umutima ugukunda ukuragize urukundo rwawusaze. Reka Imana irangize gahunda zayo muri twe maze twibanire. Ariko uramenye uhitemo igikwiye rukundo maze unsubize kuri ibyo. Maze uramire umutima ugukunda ukunda utekana. Ugukunda byiteka Rwema. Aka kabaruwa rero karabura muri tariki twagiye icyo twita tariki buriya hariya hahinnye hahinyemo itariki kuwa hakaburamo n'agatima gasobetse mu kandi. Yego. Aka kabaruwa rero niko Rwema yandikiye Uwera amusaba urukundo, amusaba yuko yamubera mutima w'urugo bakazarwubakana. Nk'uko bigaragara ni ibaruwa ijimije yatekerejweho. Iyi baruwa Uwera akiyakira akimara no kuyisoma yahise yibaza ibibazo bikomeye. Nibutse ko mu nkuru tugaragaza yuko Uwera yari yarababaye kuva mu bwana bwe, yahoraga yifuza asenga asaba Imana ngo Imana izamubabarire, izamuha umugabo umukunda umwemera rukundo atabonye ari umwana w'imfubyi byibuze azarubone mu rushako. Rero hari abahungu benshi yari yarabenze, yari yaranze guha urukundo kubera ko atababonaga mu ishusho ya wa muntu ushobora kumukunda uko bigomba. Rero mu gusubiza, mbere yo gusubiza ino baruwa ndende cyangwa se ngufiya yari ijimije, yagiye kugisha inama. Agisha inama mukuru we twahoze tuvuga bareranywe, we yari yarashatse mbere ye. Aravuga ati mbere yo gusubiza ino baruwa ntahubuka nkaba nakora amakosa kemera ibyo ntazashobora gukora. Kera habagaho, nibutse abadukurikiye yuko si nk'iby'ubu ngubu umuntu muhurira kuri WhatsApp yashyiraho agatima ku ifoto yawe akavuga ati ndaje ni wowe wanjye. Oya, iyo umuntu yagusabaga urukundo wabanzaga kwitonda ugashishoza ukareba niba ibyo ugiye kumwemerera ari ukuri. Hanyuma ntibyabaga hagati y'abantu babiri gusa, byanze bikunze hagomba kugira abandi. Aribo bitwitaga ngo ni abaranga. Nuvuga ngo niyo umuhungu yabaga yarakubonye, yarakurambagije, yarakubengutswe, cyangwa hari uwamutungiye agatogiti kwa runaka, hari umuntu w'imfura wakubaka urugo rugakomera, ariko n'abandi nabo bagerezagaho ingenzi. Nibutse yuko ubundi kera gushakana ntabwo byabaga ari abantu babiri gusa, ahubwo hashakaga umuryango umwe washakaga mu wundi muryango. Rero ngo niyo wahemukaga wabaga uhemukiye umuryango. Niyo mpamvu ibintu byabaga bikomeye cyane. Cyakurwaga n'abantu babiri. Yego. Hagomba kuzamo abo bantu. Uti rero Uwera ntiyabyihereranye. Uwera yo ntiyabyihereranye, yahise avuga ati ngomba kujya kugisha inama uyu mukuru wanjye nkamubwira ibya Kayitesi ibyaka kabaruwa. Aragenda ku cyumweru aravuga ati nzajya gusenga. Kakabaruwa yari yakakiriye ku wa gatanu, birasibira ku wa gatandatu, ku cyumweru ajya mu misa. Avuye mu misa ya mbere kwa Kayitesi wari utuye hafi ya paruwasi uko mbivuga. Aragenda baraganira ariko mutekerereza iby'iyi baruwa. Ku bw'amahirwe asanga Rwema ni umuntu uzeranye n'uwo muryango wabo, wakinanye umupira n'umugabo wa Kayitesi. Yego, ndetse bigana na primaire. Arangira amubwira ati uyu mugabo cyangwa uyu musore ageze hano ni imfura, iwabo dore batuye hariya, nabo ni imiryango myiza, ni abantu b'imfura banira neza n'abandi, ariko ntago nahita nkubwira ibi kuko umugabo wanjye adahari, ndaza kumubaza neza, nabwo nkubwira ejo nzakubwira. Icyo gihe habagaho amatelefone ya fixe,
mw'icyo gihe cyanyu cya kera yabaga mu biro. Mu biro kandi mu cyaro ntabwo ari menshi. Yabaga ari makeya, yabaga aho hantu ku bigo bikomeye, kuri paruwase, kuri komine no mu ibyo bigo bindi bya leta. Rero bukeye bwaho niwe yamuhamagara aramubwira ati naje kumenya amakuru y'uko Rwema ari umuhungu mwiza, umuhungu w'umukozi, umuhungu witwara neza kandi ubanira neza n'abandi. Niba waramukunze nawe akaba agukunda, mwemerere mu bandi rwose nta kibazo. Rero bukeye hashize iminsi, Uwera nawe yaje kwandika akabaruwa karekare turi busange kuri page 41 asubiza Rwema amubwira ati nyuma yo kubona yo kukubona yagira ngo nako kadusomera. Yego, reka abadukurikiye nabo badufashe badukurikire bumve. Karanditse ngo nshuti nziza Rwema, mumerewe mute? Mbanje kukwiseguraho kuko ntabashije kubahiriza igihe kubera impamvu z'akazi zitanturutseho. Gusa nanjye sinasibaga gutekereza ku mwenda nkugomba. Nizere rero ko utandakariye cyane, ngaho mbabarira shenge, si byose? Mu by'ukuri rero sinakubeshya, uko wanyigaragarije kuva nkikumenya, yewe nuko nakubwiwe n'abandi, byatumye nemera ntashidikanya ibyo wansabye. Nahise nihishurira nta shiti ko dukundana. Nk'uko wabinsabye, nakwemereye ikibanza muri njyewe. Umutima ukunda nakubonanye watumye mbyemera byose kandi sizicuza impamvu yabyo. Ngaho komeza gahunda zawe wiyemeje zidatsikira. Nanjye sinzagutereranaho uzaba unkeneye hose, nzaba mpari. Uwera wawe w'ibihe byose. Aka kabaruwa impamvu yatangiye yisegura ko yatinze kumusubiza, ngarukemo ni inkuru ndende. Yatinze kumusubiza kubera ko hashize nk'ibyumweru hafi 2 yahise ajya mu mahugurwa bari bamutumiyemo nk'umuyobozi w'ikigo. Rero Rwema yakomeje gutegereza. Ntabwo karaga telefone batwongeye tubyutsa abantu. Nta telefone yahabaga. Niba mutumiye mu mahugurwa akagenda urwandiko rwazaga ku iposita. Ntabwo yakwandikira ngo rushyire ku iposita kandi muturanye, ukurinda ibyumwe bibiri bikarangira akazagaruka hakabona kugusubiza. Aha rero Rwema abazasoma kino gitabo bazabyumva. Rwema yakomeje gutegereza yibaza se banteye indobo ku iki gihe niko bazita. Nicyo yumvaga mu urumva umuntu muturanye wenda ntibari baturanye cyane kumara ibyumweru bibiri umwandikiye atagusubiza igisubizo yari yamaze kukiha. Yari yavuze ati buriya byararangiye. Rero mu nkuru tuvuga yuko yakomezaga kuvuga ati se byararangiye, ariko akanavuga ati ariko nkurikije ukuntu Wera ari mwiza, ukuntu ari igira imico myiza, nta kabuza hari n'abandi hari abandi bamusabye urukundo yanarwemereye. Akomeza rero yibaza ati se koko bizagenda gute. Ariko nanone nkagaruka mvuga ngo byatumye Wera we akomeza gutekereza ku gisubizo cyiza zaha Rwema. Ese koko uyu muntu nzamukunda? Ndetse hari aho yibaje aravuga ati se ubu sinasazera uyu muntu ndamutse mwemerera urukundo twagera mu rugo akazajya ahora mpondagura akanyica urupfu rubi, nyina akambera umugabo mubi, za nzozi narotaga zo kuzambera umugabo mwiza zigapfapfana. Agasenga asaba Imana ati hoya ntago byaba. Akongera akavuga ati se uyu akibona nanone ngo mu rugo yabaye umugore mwiza, yabyaye abana, yagize gute, akubaka urugo rwiza, akavuga ati basi ibi ngibi byaba ari ukuri. Rero aka kabaruwa yaje gusubiza Rwema nyuma y'icyo gihe kingana n'ibyumweru hafi 2 Rwema ategereje igisubizo cye. Komeje rero nyuma y'iki gihe Rwema kimara kubona kano kabaruwa, uhari mu gitondo yari agiye kujya kuvura inka ibikoresha bikubita hasi, arasimbuka yikoza mu birere, arapfukama abwira Imana ati urakoze. Ahari nari natekereje koko Wera yambeshye cyangwa yambenze, ariko byibuze mbonye igisubizo cyiza. Rwema rero akimara kubona kino gisubizo, niho wa muhungu navuze wakoranaga n'Uwera witwa Kayitare, nawe noneho yaje gutoborera abwira Rwema yuko yari yarakunze Uwera, ahubwo yari yarabuze ahantu ahera. Rero na Rwema arababara, aravuga ati ntabwo nari nzi ko ariko bimeze, yo menya yuko wamukunze sinari kujya kuvuga ibi ngibi. Atahubwo ati nibazaga impamvu wamaze igihe cyose ubana n'uriya muntu mukorana nta kintu uramubwira. Ntabwo habonaga. Ntabwo habonaga. Ati rero ntangajwe no kuba warabimenye ugapfukiranwa ntuvuge. Kandi ndahamya ntashidikanya yuko n'Uwera ibintu ntabyo azi. Nkurikije ukuntu twaganiriye ibyo twavuganye, nta na rimwe yigeze avuga yuko yigeze umusaba urukundo.
Kayita rero byamuviriyemo akimara kubona yuko aba bombi bidekaraye, akazi kabaye ikibazo. yakubitanaga amaso n'Uwera neza neza akabura ahantu akwirwa. Birangira rero ahisemo gusezera akazi ajya gushaka ahandi. Aravuga ati mpamye hano nkajya mbabona mufatanya agatoki ku kandi uza kumureba amanywa nijoro ntazakora ibidakorwa. Ntabwo byazakunda. Ni igitabo rero umurunga w'urukundo, ni igitabo cya Uwimana Emmanuel Emmy Sympa, akaba ari umwanditsi w'ibitabo bigiye bitandukanye. Ibitabo biba byanditse mu kinyarwanda cyiza, mu kinyarwanda kidakomeye kandi kitanoroshye cyane. Umurunga rero w'urukundo, tugeze noneho ku mubano nyawo Wera na Rwema mu rugo rwabo. Aha reka nanzike nanone nsubukurire aho bari bamaze nyine kwidekarara, bamaze kumenyesha imiryango yuko bafite gahunda y'ubukwe. Ngerageza gusa naho notesha abantu ubukwe bw'icyo gihe ukuntu bwabaga buteguye. Wasangaga abantu bajya gusezerana muri komini icyo gihe niko byitwaga, bashoboraga gusezerana hagashira n'umwaka batarajya gushyingirwa bagitegereje. Nibutse abadukurikiye ngaba ibikorwa umunsi umwe barazaga bagasaba nko mu mpeshyi mu kwa 12 bakajya mu rukiko bakazashyingirwa mu yindi mpeshyi. Ibitoki bikomeye, amasaka yeze, hari ibintu byo kurya. Ubundi ni naho amakwe menshi yabaga iki. Rwema rero n'Uwera babanje kujya gusaba nk'uko nyine umuryango nyarwanda n'umuco ubivuga, ndetse bafata irembo barasaba, bahabwa umugeni, bajya muri komine barasezerana. Ngaragaza ishusho y'icyo gihe ukuntu abasaza bari bambaye neza, bari bambaye, abasaza bamwe bambaye imishanana, umwitero n'umukenyero. Icyo gihe niko bambaraga, bitwaje udukoni, hari abari baje kubasinyira ibintu nk'ibyo. Noneho ngaragaza nyuma yaho ubukwe nabwo ukuntu bwaje kuba. Haciyemo icyo gihe nahoze mvuga kingana hafi n'umwaka, bakora ubukwe bwiza butahwa na za nshuti zose z'Uwera na Rwema, babatahira ubukwe bwiza cyane. Na Kayita yajemo ariko ntabwo yari afitemo imirimo, ariko yari yarababaye. Nubwo yaje kwari ukwijijisha, kuko amaze kubibwira Rwema yuko amutwaye umukobwa yakunze, aramubwiye ati yaramutatse. Nkuko nabigarutse hano mu gitabo, avuga ati Uwera umutarutwa mu bato untwaye, umutono untwaye, ariko uzaramuka umubabaje uzamenye ko ari ngewe uzabukoshereje kandi uzabiryozwa. Rero icyo gihango bahanye ntabwo cyamubujije gukomeza kubabanira, nubwo nyine yari afite akantu ku mutima, ariko ntawe yari kurenganya, ikosa ryari irye. Rero uko byagenze, ubukwe bwaje kuba, barabana ndetse babyarana umwana wa mbere nashyizemo hano wiswe Rwibutso. Ikindi cya kabiri nk'uko mbigarukaho hano mu gitabo, babanje kuboneza urubyaro, kugira ngo bari abantu bazi kureba kure, bazi guteganyiriza ejo hazaza. Nk'uko bigaragara bombi bari barize, bazi ngo tugiye gushaka kubera iyihe mpamvu. Ngarukeho kw'iki gihe n'abantu badukurikiye babyumve, usanga abasore benshi n'inkumi, nagiye mbigarukaho muri cya gitabo bambwiye cy'inzozi z'urukundo, abantu benshi bajya gushaka atari uko mu by'ukuri bazi icyo bagiye gukora. Impamvu nziza warazitubwiye ndetse n'imbi. Aha rero impamvu nari ngiye kwigarukaho, hari umuntu ushaka kuko bagenzi be bamaze gushaka, cyangwa yumva nawe ageze mu cyiciro cyo gushaka, akagenda atazi impamvu, atanateguye rwa rugo rwe, ejo rukaba rubi. Impamvu nari kagarutseho rero hano, aba bantu bamaze gushakana bagira umugisha, babyara umwana wa mbere nise Rwibutso, bamara indi myaka hafi 5 batarongera kubyara, ahubwo barimo gutegurira urugo rwabo uko ruzaba rumeze mu minsi izaza. Aha niho navuze nti barahinze, narabasuye icyo gihe mu rugo. Mu gitabo niko mbivuga nk'umwanditsi, nyine warabasuye bamenya amakuru y'ubutabusize. Yego, nsanga urugo rwabo rumeze neza. Barahinze bya bindi bigishaga abantu turimo tw'igikoni, guhinga imboga, guhinga kijyambere, korora kijyambere, barabikora, ndetse n'urugo rwabo rwari rushimishije. Icyari kirenze kuri icyo, bafashaga abaturanyi babo kubona akazi. Bari barazanye amazi atarayo bavoma mu bidendezi. Ese iterambere ryabo ry'urugo rwabo ryageraga n'ingaruka nziza mu baturanyi.
ariho mvuga ngo umurunga w'urukundo. Wasangaga uru rugo rwabo nk'uko twabyumvishe uhereye hasi rwagendaga, ntabwo rwafataga bo bonyine, rwari inkubirane. Wasangaga naravuze ngo mu gitabo wasangaga imisozi y'iwabo imanuka amaturo n'amatungo buri munsi, baje gushimira abo bagabiye, abo boroje baje kubitura. Mbese wasangaga uru rugo rwari urugo rukunzwe, kandi rwa rugo rwatekerejweho ko rwashatswe cyangwa rwubatswe n'abantu. Wa murungu uhuje babiri, ahubwo unahambira umuryango wose. Abatazi umurunga ni nk'umugozi ushobora guhambiriza ikintu, ni nk'ikiziriko ushobora gukizirikisha ikintu. Birumvikana ko iyo uvuze umurunga w'urukundo rero ni icyo kiziriko kizirika abantu bahuriye muri urwo rugo. Nk'uko rero nanone iyi nkuru ibigarukaho, uyu muryango wagishwaga inama n'abaturanyi n'abandi n'abatoya bashaka gushinga urugo, wari icyitegererezo muri uwo mudugudu. Uretse gusaba aho bari batuye, ariko naho bakoreraga wasangaga abantu baza kubabwira bati ko tugiye kubaka urugo tubigenze gute. Nk'uko mbigarukaho mwino nkuru, hari ubwo nari ngiye, reka mvuge ngo nk'umwanditsi nari ngiye gushaka mu 1992 nk'uko mbigarukaho hano, mfata inzira njya kugisha inama urugo rw'uwera na rwema. Ngezeyo rero nibwo nabazaga ngo ndimo kuvuga nk'umwanditsi, nabaza nti niki nakora kugira ngo nzagire urugo nk'urwanyu ko nanjye ngiye gushaka. Nibwo uwera yambwiraga ati rero urugo ni ishuri. Umuntu uba ugiye gushakana nawe, uwo muntu ugiye kubana nawe ni umuntu w'inyama n'amaraso, ni umuntu ukosa, ni umuntu ugira intege nkeya. Nuramuka ukosheje uzibuke gusaba imbabazi, nuramuka ukosherejwe bakagusaba imbabazi uzibuke kuzitanga. Yego, kandi hari n'igihe bizaba ngombwa kuzisaba atari nawe wakosheje, ahubwo kugira ngo urugo rwanyu rube amahoro. Rero yatangaga inama, uru rugo rw'uwera na rwema rwatangaga inama z'uburyo ushobora kwitwara kugira ngo urugo rwanyu rurambe, uburyo ushobora kwitwara kugira ngo ubane neza n'abaturanyi. Aho nanone yagarukaga aravuga ngo umunsi muzaba mufite akazi mwembi kabinjiriza, umusaruro w'ibyo mwakoreye mujye muzana mushyire hamwe, nimurangiza mutegure ibyo muzawukoresha mu gihe kizaza hamwe. Icyo gihe nta mwanzi uzatera urugo rwanyu aturutse hanze ngo azarusenye. Ikindi cya gatatu yatangaga nk'inama, yaravugaga ngo umuntu mubana niwe nshuti ya mbere yawe ya hafi, niwe ugomba kugisha inama, ni nawe ugomba mu gihe wahuye n'ibibazo ugomba kumugisha inama, niwe wa mbere ugomba kubitsa ibyo bintu ukamugisha inama, nyine mukicara hamwe kuko ni rumwe mu rugingo rwawe. Ngaruka rero cyagenda waravuze ngo umurunga w'urukundo, koko wari umurunga ukubiranyije hantu hose banyuraga, mu kazi, mu rugo, mu baturanyi, ahantu hose. Hano mu gitabo navuze ngo wasangaga aba bantu bashobora kuba bakoresha abantu barenga 10 buri kwezi bahoraho, noneho n'abandi barenga uwo mubare badahoraho. Rero kuvuga ngo rero uru rugo koko rwari icyitegererezo, rwari urugo rwiza rwifuzwa n'abaturanyi ndetse n'inshuti n'ababamenyaga. Hanyuma ndagira ngo wasoje inkuru yawe ukuntu wayitangiye neza ukayisoza nayo nibyo byambabaje. Hari igihe nyine wumvise inkuru, umwana yatangiye ari mu bibazo, hanyuma akagira amahirwe akiga, umwana w'umukobwa muri biriya bihe, hanyuma akaza no kugira amahirwe agashaka neza. Uwakumva ino nkuru yagira ngo urwo rushako rwararambye, yagira ngo abantu bararambanye, bakomeje kubaho mu mahoro y'urukundo rwabo, nyamara ntabwo ariko byagenze. Yego, nk'uko mwarimu bivuze, iyi nkuru nk'uko nabigarutseho ni inkuru nyine y'urukundo, kandi nk'uko natangiye mbivuga ni igitabo navuga ngo nanditse, reka mvuge amateka mpite nihuta, amateka y'impamvu yatumye nyandika. Ni igitabo nanditse mu 2020, nibutse ko mu Rwanda no ku isi yose twari mu gihe cya lockdown. Muri iki gihe twageze mu kwezi hafi kwa 4, twari mu gihe cyo kwibuka, basaba abantu kwibukira mu rugo, ariko noneho ukaba umwanya mwiza wo gutekereza ku miryango
yazimye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi n'abarokotse jenoside noneho bakagira umwanya wo kugira ngo barebe ikintu bakora kizatuma ya miryango itazigera isibangana n'umunsi warimo. Muri urwo rwego rero nafashe ikaramu ndandika ndavuga nti nanjye ikintu naturiye imiryango yazimye yakoze ibintu byiza mu gihe yabayeho ikaba ishobora kwibagirana nta cyanditswe, reka nanjye bature kino gitabo. Impamvu rero uvuga ati kuki watangiye inkuru iryoshye ari nziza uva kuri paji mushyira ku yindi wumva ari ibintu bikurikiranye byiza ariko ikaba igiye kurangira nabi. Rero nk'uko igitabo kirangira cyangwa iyi nkuru yacu irangira mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, uyu muryango wari umaze kugira abana 3 uwo mvuga Rwibutso, Kanyana na Wibabara nawe ntubabare kubera iyi nkuru ngiye kuvuga. Mu gihe cya jenoside rero Rwema yari afite amateka atandukanye n'Uwera, ntago Rwema yari mu bahigwaga, ariko mu gihe cya jenoside abantu baje guhiga no kwica Uwera. Rwema agerageza kugurira abantu bari ibitero byari bije kumwica, abaha inka biranga, abaha amafaranga, uko yahaga igitero kimwe ejo hazaga ikindi, barasimburanwaga buri munsi bigera ibintu bimushiraho. Ariko ku gitero cya nyuma baza bivovota, hari umugabo umwe waje wivovota niseruca amapata aravuga ati uyu munsi izo nka zawe ntazo dushaka, amafaranga ntayo dushaka, turashaka amaraso y'iyo, nanze kubivuga byose. Uwera aratakamba na Rwema aratakamba birangira uwari uyoboye igitero afashe icumu asimbuka ngo aritere Uwera. Rwema aramusimbukira wari ufite icumu arimukubita mu gihumbi, riramwahuranya rishingira Uwera, babatsinda aho ngaho. Mu gihe bari bakiri muri ibyo, akana kitwa Wibabara kari kumwe n'umukozi, nabo babicaje aho ngaho, baragafashe bagakubita ku gikuta, amusori ku barimo kubyumva, ndetse bakajugunya aho ngaho, n'umukozi wari bagafite nawe baba baramwishe. Nuko byarangiye, hasigara Rwibutso na Kanyana. Kanyana hari umwana w'umukobwa wari waje muri urwo rugo, umwana babyaye muri batisimu, abonye icyo gitero kije ahita afata twana tubiri aratwirukankana tujyana mu baturanyi araduhisha. Inkuru yacu isa naho irangira Uwera yitabye Imana cyangwa yishwe na Rwema n'umwana wabo na wa mukozi wo mu rugo. Rero waruvuze uti kubera iki inkuru yatangiye iryoshye ikaba irangiye nabi? Mu bwanditsi cyangwa umuntu wandika haba hari ubutumwa ashaka gutanga. Nk'uko nabivuze, iki gitabo Umurunga w'Urukundo ntago nubwo inkuru irangiye nabi ariko ntago bitubuza kuzirikana urukundo. Ntabwo ariyo message ya nyuma itangwa. Yego, ntangira navuze ngo nandika kino gitabo nagituye abantu bose bazize jenoside yakorewe abatutsi batakiriho n'imiryango yabo itakiriho yazimye, binagoranye kwibukwa by'ukuri. Twagira ngo rero mbigarukeho, iyo turimo kwibuka abantu benshi, reka mbivuge gutyo, twibuka intangiriro y'ibibi, intangiriro y'amakuba n'ibyago, ariko tukibagiza ikindi gikomeye cy'umurage wasizwe n'aba bantu babayeho. Nandika rero naravuze ngo ntago bikwiriye ko tuzajya tujya kwibuka ngo duhere gusa ku munsi w'ayo makuba n'ibyago, umunsi igitero cyiza ku itariki n'izi igitero cyaraje, nyamara tukirengagiza ibyiza iyi miryango yakoze byagiriye abantu benshi akamaro, n'uno munsi abenshi tugishamikiyeho. Rero nibutsaga abantu n'abadukurikiye bafite amateka nk'ayo, bibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi, twongere dufate ikaramu. Ibi ni byiza, ibibi byabaye ariko bishobora kugira ibyiza byabibanjirije. Ibyo byiza byabaye tubisigasire kugira ngo bitazibagirana, nka za nyuguti zanditswe ku musenyi, iyo umuyaga uje cyangwa imvura ikagwa ziribagirana. Muri Luka birashoboka, nanze kwipronouncer, ariko les paroles s'envolent mais les écrits restent. Rero nandika kino gitabo, intego nyange nyamukuru kwari kugira ngo iki gitabo gitura abo bantu, kugira ngo ibi byiza bagiriye umuryango nyarwanda. Impamvu abangaba navuze ngo aya mazina nakoresheje ya Rwema n'Umurungi hagarariye ayandi mazina y'abantu benshi. Nawe ufite abo wibuka, ngira ngo nabyanditseho, niba bahari, niba bihari ibyo wibuka uzabyandike, nawe bizabe umurage kugira ngo
abuzukuru n'abuzukuruza n'inshuti z'uyu muryango navuze hano haruguru ntibazigere babyibagirwa. Rero nandika naravuze ngo aba bantu bamenye urukundo rwa Rwema n'Uwera, reka dushingire kuri aba n'abandi benshi batakiriho babahagarariye, iyo bageze mu gihe cy'ibyiza bibuka bya bintu ba Rwema bakoraga, iyo bageze mu gihe cy'imibabaro nabyo barabyibuka. Nibutse yuko twavuze yuko bakoze ubukwe bwiza, mu gitabo nabishyizemo ukuntu abantu bacicikanaga ubuntu, ukuntu hari ikiraramiro, ukuntu hari ikiraramiro sinzi niba abantu bakizi igisharagati, ukuntu abantu bakataga umutsima, ukuntu abantu baturutse imihanda yose. Uyu munsi iyo bageze mu gihe cy'ubukwe baravuga bati iyo Rwema bahari hari icyari gukorwa, iyo Uwera yaba ahari, iyo babana baba bahari, iyo ba nyogokuru baba bahari, iyo umuntu arwaye akagera kwa muganga n'urugero, iyo abuze umurwaza aravuga ati iyo mama bahari cyangwa iyo papa bahari, iyo umuvandimwe bahari, iyo wagize achievement cyangwa se icyo wagezeho, ubukwe, kurangiza amashuri, uribuka akazi keza, intego wagezeho, byanze bikunze uribuka ati wa muntu yaba ahari. Rero umurunga w'urukundo ni iki? Komeza wowe wageze mu ibyo bihe wumve ko koko nubwo badahari ariko hari ikivi urimo kusa bagusigiye. Icyo kivi rero ndavuga ngo komeza ugifatemo. Uwimana Emmanuel, turagushimiye ku kiganiro cyiza utugejejeho kuri iki gitabo cyiza umurunga w'urukundo. Igitabo kiryoheye gusoma, utangira usoma ariko kugisoza bikaba wumva utabikora utakirangije. Abantu rero bashaka iki gitabo, abantu bashaka n'ibindi bitabo ngaho ufite imbere yawe, ibyo watweretse n'ibyo utaratwereka, reka tuguhe iminota 3 ubabwire aho ibitabo babisanga, babwire n'igiciro cyabyo nimba ukize mu mutwe. Yego, murakoze cyane. Ibi bitabo ubu wabisanga muri Library Caritas hano i Kigali, wabisanga muri Kigali Public Library, ho urashobora kujyayo ugatira igitabo bakakiguha ukagisoma. Wabisanga muri Ikirezi Library hariya naho Kacyiru, cyangwa muri Rising Bookshop Kimironko. Rero igitabo, kino gitabo kigura ibihumbi 10 by'amanyarwanda yonyine gusa. Iki ngiki yego, umurunga w'urukundo ari nacyo twavuzeho mu iki kiganiro, ni ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ikindi ntavuze, ushobora no kumpamagara, nayo ngibagiwe, ushobora no kumpamagara turabivuga nyuma nabyo nakibazo. Yego, iki ngiki kigura cy'abana, ni gaje ajya gusura nyirakuru, nagakuru keza k'urukundo kanashushanyije, karimo udukuru dushushanyije, cyo kigura ibihumbi 4 by'amafaranga y'u Rwanda. Yego. Ikindi ni iki cyitwa ibikomere byawe byanteye gukomera, tuzakivugaho mu mezi make ari imbere, nacyo kigura ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Iki cyitwa inzozi z'urukundo, nacyo kigura ibihumbi 10. Icyitwa ikiguzi cy'imbabazi, nacyo kigura ibihumbi 10. Iki cy'isano isumbiye amaraso kigura ibihumbi 12. Kigura ibihumbi 12. Abantu bashaka kukwandikira, abantu bashaka kukugeraho banyura mu zinzira. Umuntu ushaka kunyandikira cyangwa kumpa igitekerezo kuri comment kw'iki kiganiro cyangwa no ku bindi nagiye nkora bitandukanye, arashobora kumpamagara kuri 0788 89 20 53. 0788892053. Cyangwa akajya kuri Instagram akandikaho Emmy Sympa, kuri Facebook Emmy Sympa Uwimana, kuri YouTube hariho n'ibiganiro bigiye bitandukanye naho Emmy Sympa Uwimana. Aho hose mba ndiho, igitekerezo batanga rwose cyakubaka ubuhanzi n'ubwanditsi. Emmanuel UWIMANA, rero turagushimiye. Natwe turabashimiye Isango Star kabisa, umwaka mushya muhire, kandi umwanya muduha mu kugira ngo duteze imbere ubwanditsi n'ubuhanzi, vraiment n'umutaho ukomeye. Imana ibaho umugisha. Urakoze. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu ibitabo n'amateka. Twari kumwe na UWIMANA Emmanuel mu gitabo umurunga w'urukundo. Ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzongera kuwa 3 w'icyumweru gitaha. Nge nari Xavien BIZIMANA, nongera gushimira abamfashije haba ku buhanga bw'ibyuma haba no ku buhanga bwa kamera. Mwese rero amahoro n'umugisha iby'Imana bibane.